Ndagushuje cyane mwene data mushiki wacu udukurikira kuri channel yacu ya VPMSPAS missionnaire Kiza Benjamin niwe ugusuhuza nkubwira yuko muri iyi minsi turi kugenda twiga igitabo cy'ibyahishuwe igitabo cy'ibyahishuwe cyo muri Bibiliya yawe kugira ngo urusheho kugenda ugisobanukirwa ubusobanuro bwose twifashisha muri izi video no muri aya masomo bwakubiwe mu gitabo cyitwa Ibyahishuwe na Kristo. Ushobora kutwandikira ushaka igitabo kopi yacyo yo gusomera kuri computer yawe, kuri telefone yawe, muri description y'iyi video. Tugeze rero ku gice cya 12 bene data turi kumwe. Nizere yuko mugenda mukurikirana igice ku gice kuko igitabo cy'ibyahishuwe ucyumva neza ari uko utagize igice wirengagiza, kuko igice kimwe kiba ari itangiriro ry'ibisobanuro by'ikindi gice. Reka rero twinjire nanone mu ijambo ry'Imana turebe icyo baduhishiye mu gice cya 12. Reka dusomere hamwe ibyanditswe byera, igice cya 12 cy'ibyahishuwe. Iby'umugore n'ikiyoka. Ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru, mbona umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yambaye ikamba ry'inyenyeri 12, kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa, ababazwa n'ibise. Mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10, no ku mitwe yacyo gifite ibisingo 7. Umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru, uzijugunya mu isi. Icyo kiyoka gihagarara imbere y'uwo mugore waramukwaga, kugira ngo namara kubyara gihere ko kirye umwana we kimutsotsobe. Abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mugore ahungira mu butayu, afite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburireyo kumara iminsi 1260. Mu ijuru habaho intambara, Mikayire n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Cya kiyoka kinini kiracibwa, aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani, aricyo kiyobya abari mu isi bose. Nuko kijugunywa mu isi, abamarayika bacyo bajugunyanwa nacyo. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti, noneho agakiza karasohoye, gasohoranye n'ubushobozi n'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo, kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi, wahoraga abarega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nabo bamuneshejeje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo. Ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuruwe, namwe abaririmo nimwishime, naho wowe wasi we nawe wanyanja we mugushije ishyano, kuko Satani yabamanukiye afite umujinya mwinshi, azi yuko afite igihe gito. Nuko cya kiyoka kibonye yuko kijugunywe mu isi, gihiga wa mugore wabyaye umuhungu. Umugore ahabwa amababa 2 y'ikizu kugira ngo aguruke ahungire mu butayu ahantu he, aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe. Arindwa icyo kiyoka. Icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara. Yasamye akanwa kayo imiruruzi rwa cya kiyoka cyaciye. Ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanye abo mu muryango we, mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nk'uko bisanzwe tugiye gukomeza na commentaire. Tumaze gusoma ibyanditswe byera muri Bibiliya, tugeze ku gice cya 12 cy'ibyahishuwe nk'uko twabibabwiye. Hanyuma rero iki gice cya 12 kivuga ku bikorwa bya Satani ubwe. No kuvuga ngo iki ni igice cy'amateka y'uburyo Satani yagiye arwanya
umugambi w'Imana cyangwa se uburyo Satani yagiye arwanya urubyaro rw'umugore. Mu yandi magambo, ni uburyo urubyaro rw'inzoka rwagiye rurwanya urubyaro rw'umugore, ari urubyaro rw'umugore ari rwo rwari buzavemo Kristo. Igice cya 12 rero ni igice Bibiliya yahaye umutwe uvuga ngo iby'umugore n'ikiyoka. Bityo rero muri iki gice nkaba ngiye kuguha commentaire cyangwa se kugusobanurira kino gice kugira ngo ujye ucyukiga ariko ucyumva neza. Muri kino gice Imana yahishuriye Yohana ibikorwa bya Satani ubwe kugeza mu gihe cy'umubabaro ukabije. Yabikoreye kugira ngo abasomyi bose bazumve neza imbaraga zizaba ziri inyuma ya byose mu mateka kugeza icyo gihe. Ibi bigaragaza intambara hagati ya Satani n'Imana uhereye ku kugwa kwa muntu. Ni ukuvuga ngo kandi uhereye nanone ku kugwa kwa Satani ubwe, ndetse bigaragaza impamvu umurimo we ari wo uzatera Antiktisto n'umuhanuzi w'ibinyoma gukora mu gice cya 13 aricyo tuzakurikizaho. Reka muri ubu buryo bwa mbere dusobanure iki gice umurongo ku murongo kugira ngo bishoho kumvikana, kandi ubu ni nabwo buryo bwifashishwa n'abasobanuzi benshi b'ibyahishuwe basobanura igice cya 12. Ni ukuvuga ngo dutangira dusoma ngo ikimenyetso gikomeye kiboneka mu ijuru. Yohana yakoresheje ijambo nk'ikimenyetso gikomeye mu Kigiriki Semyon, ni ukuvuga ngo inshuro nyinshi mu byahishuwe, ariko aha yavuze ko ari ikimenyetso gikomeye. Mega Semyon mu Kigiriki bivuga ku kintu kidasanzwe cyari kigiye kwerekanwa. Ikindi mwibuke yuko ari ikimenyetso gikomeye, ntabwo ari iyerekwa rifunguye, ahubwo ni ikimenyetso. Umugore wambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, ku mutwe yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12. Benshi mu basobanuzi bavuze byinshi kuri uyu mugore. Bamwe bati ni Mariya nyina wa Yesu Kristo. Nyamara ibi ntibyahura cyane kuko umugore azaba agihari mu gihe cy'akarengane. Iyo dusomye igice 12 umurongo wa 13 cyangwa igice 13 umurongo wa 17, dushingiye ku bindi bigereranyo bishushanya umugore muri Bibiliya, bigaragara mu byanditswe mu isezerano rya kera. Nanone umugore byari igishushanyo cya Isiraheri. Tubona rwose ko uyu mugore ari Isiraheri nk'ubwoko bw'Imana uhereye kera. Imana yagiye igereranya Isiraheri n'umugore yari yambaye ikamba Stephanos mu Kigiriki, niko ikamba ryitwa, ririho inyenyeri 12 mu byanditswe, kandi harimo izindi ngero za Isiraheri igereranywa n'umugore waramukwaga. Mu yandi magambo, Isiraheri yabaga yubashye Imana, yagereranywaga n'umugore wubaha umugabo, ariko yasuzugura Imana ikagereranywa n'umugore wa maraya. Muzasome igitabo cya Hoseya. Izuba n'ukwezi n'inyenyeri byari biri ku mutwe we. Nta kabuza dukurikije nka za nzovu Yosefu yarose mu Itangiriro 37:9. Yosefu yarotoreye se na nyina za nzozi ze, avuga yuko yarose izuba n'ukwezi n'inyenyeri bimwikubita imbere. Naha rero mu iyerekwa rya Yohana turashaka kuvuga yuko izuba ari ikimenyetso cy'ubutumwa bwiza, mu gihe ukwezi ari ikimenyetso nanone cy'amategeko cyangwa se ubuhanuzi byo mu isezerano rya kera. Ntago dushobora kwirengagiza kandi yuko izuba cyaba nanone ikimenyetso cy'isezerano rishya, cyangwa se ukwezi kukaba ikimenyetso cy'isezerano rya kera. Ariko kugira ngo tubyumve neza, reka tumanze tumenye ko uyu mugore ari Isiraheri. Inyenyeri 12 zari ziri ku mutwe w'uyu mugore. Ni amoko 12, ni abantu 12 bene Yakobo. Ni ukuvuga ngo ni imiryango 12 ya Isiraheri. Hanyuma rero izi nyenyeri 12 zari ziri ku mutwe we. Nyamara ariko Isiraheri nk'umugore yari itwite, yifuzaga kuzatanga umusaruro Imana yari yitezeho. By'umwihariko nta wundi musaruro Imana yari iteze muri Isiraheri uretse ko Isiraheri yagombaga kubyara Mesiya. Bityo baratubwira ngo
mu iyerekwa rya Yohana uyu mugore yari atwite atakishwa no kuramukwa ababazwa n'ibise. Ni ukuvuga ngo Isiraheri yari igeze mu gihe yagatanze umucunguzi, mu gihe Yesu Kristo yakavutse. Ni ukuvuga rero ibi bigaragaza umubabaro n'ubutabwe bwa Isiraheri mu myaka 400 y'umwijima nanone mbere yo kuza kwa mbere kwa Kristo. Ni ukuvuga ngo yari iri aho ngaho itaka, ibuze ibyiringiro, imeze nk'umugore utwite, kandi koko yari itwite muri iyo myaka 400 ubwo Imana yateguraga umugambi mugari w'agakiza kagombaga kuboneka. Ubwo ngubwo nibwo tuvuga yuko inama y'agakiza yabaye muri iriya myaka 400. Hanyuma iyo nama yarangira, Yohana agatangira kubwiriza mu butayu bw'Iyudaya. Hanyuma rero nanone ndakomeza nkubwira ngo uyu mugore yagombaga kubyara. Ikimenyetso cya kabiri nanone cyabonetse mu ijuru cyari ikiyoka gitukura. Umuntu wese ubwiwe inzoka ahita atekereza ko ari Satani. Ni ukuvuga rero ikimenyetso cya kabiri ni Satani ubwe yagaragaye muri iri yerekwa kugira ngo bigaragare yuko yahize Isiraheri, yagiye ahiga umugambi w'Imana, yagiye ahiga itorero, yagiye ahiga, nta gihe Satani adahiga. Ni ukuvuga rero iki kiyoka bigaragaza Imana yasobanuye neza ko ari Satani ku murongo wa 9. Nanone mu Byahishuwe 20 umurongo wa 2 iki kiyoka murabona ko kigarukamo bagifungirana ngo Yesu yimane n'itorero ubwami bw'imyaka 1000 n'abera. Ubwo rero birumvikana yuko buri wese yumva ko ari Satani. Satani rero yarwanyije Isiraheri, arangije arwanya n'itorero. Mbese intambara ya Satani n'abera ntirarangira. Ijambo ikiyoka mu Kigiriki ni Drakoni, ari naryo jambo riza kuba dragon n'ubusanzwe. Riboneka inshuro 12 mu Isezerano Rishya, kandi hose mu Byahishuwe ndetse n'ahandi hose aho riboneka ryerekeza kuri Satani. Ahanditse ikiyoka cyangwa se Drakon mu Kigiriki yose byerekana bigaragaza cyangwa byerekeye kuri Satani, kandi riboneka mu bice 12 umurongo wa 3, wa 4, wa 7 n'uwa 9, wa 13, wa 16, wa 17, wa 13 cyangwa se mu bice 13 umurongo wa 2 no mu bindi bice byinshi ushobora kubona uramutse uri kwiga iki gitabo ugendana natwe. Hanyuma rero icyo kiyoka ni Satani. Birumvikana gutukura kwacyo bisobanura ukuntu Satani yagiye amena amaraso mu bihe byinshi bitandukanye. Ni umugome, ni umwicanyi. Icyazanye Satani nta kindi uretse kwica, kwiba no kurimbura. Imitwe 7 rero n'amahembe 10. Ni ukuvuga ngo icya mbere imitwe 7 ni ukuvuga ngo gifite imitekerereze myinshi, gifite ubwonko bwinshi, gifite imitwe myinshi. Ni ukuvuga bishatse kuvuga yuko ntago ari umutwe umwe ufite gutekereza kumwe, ariko imitwe 7 ifite gutekereza 7, ifite ubwenge bwinshi n'ubucakura bwinshi. Amahembe 10 rero ni amahanga 10 n'ubutware bwayo. Hanyuma rero amahanga 10 Satani azakoreramo kugira ngo asohoze intego ze. Rega Satani akoresha abari mu isi. Nanone rero dukomeze nanone rero 12 umurongo wa 4 nyine kimwe iki kiyoka cyaraje gikubura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru. Nta kabuza muribuka neza yuko Satani yaje agakuraho yamanukanye na 1/3 cy'abamarayika ubwo yavaga mu ijuru. Bityo rero ahangaha bari kutubwira yuko icyo kiyoka, wumve ko atari ibintu bya none, bari kuduha amateka y'ibyashize. Ntago ari ibintu bizaba biri kuba mu gihe cy'imibabaro ukabije, ahubwo mbere yo kutubwira uko Antiktisto n'umuhanuzi w'ibinyoma bagiye kwaduka, bari kutubwira ngo mumanze mwumva amateka ya Satani uko yakoze wenyine, atari yabona abafatanyabikorwa babiri ari bo Antiktisto n'umuhanuzi w'ibinyoma. Imana rero yirukanye Satani n'abamarayika mu ijuru mu ntambara Mikayire yari ayoboye. Hanyuma aha Satani ntihaba hakiboneka. Nuko rero ariko ubwo ngubwo gahunda yo gukomeza kurwanya wa mugore yarakomeje. Nuko uwo mugore igihe cyo kubyara kiba kirageze. Murabizi neza ko nyuma y'imyaka 400 Yesu yaravutse,
nuko abyara umwana w'umuhungu. Uwo mugore yabyaye umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Uwo mwana arasahurwa ajyanwa ku Mana. Ndagira ngo mwumve kino gitabo neza ingingo ku ngingo. Uyu mwana uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma ni Yesu, nta wundi, kuko Bibiliya bivuga hirya no hino yuko Yesu azaragiza amahanga inkoni y'icyuma, ndetse mu Byahishuwe havuga yuko unesha nawe azahabwa ubutware bwo kuragiza amahanga inkoni y'icyuma, nk'uko uriya nawe yanesheje, natwe abanesheje azabiduhesha mu bwami bw'imyaka 1000 ubwo tuzaba twimanye nawe. Uwo mugore rero ahungira mu butayu kubera ko ikiyoka cyaramuhigaga. Ni ukuvuga rero ahangaha nshobora gutanga ubusobanuro nkurikije kino gitabo muri ubu buryo. Imana yatanze Yesu, ariko Yesu amaze kuvuka, uwo mugore amaze kubyara, uyo ni Isiraheri imaze kubyara Yesu, imaze gutanga Yesu, nuko Satani aramuhiga cyane. Mu kumuhiga rero murabizi neza guhungira kwe uko mu bwana bwe ahungira muri Egiputa. Niyo mpamvu uyu murongo uravuga ngo nuko abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga y'icyuma. Nuko rero ariko 12 umurongo wa 6 bavuga ngo umugore ahungira mu butayu aho afite ahantu hiteguriwe n'Imana. Uwo mwanya Yesu amaze guhigwa, murabizi ko marayika yavuze yabonekeye Yosefu akamubwira ati jyana umwana na nyina muri Egiputa. Uwo mwanya Isiraheri, umwana wa Isiraheri ahita ajyanwa muri Egiputa arindirwayo. Niyo mpamvu bavuga ngo uwo mugore ahungira mu butayu. Egiputa ni igihugu cy'ubutayu, namwe ubwanyu murabizi yuko kineteshwa gusa n'umugezi wa Nili. Hanyuma rero ngo aho yiteguriwe n'Imana, aho ngaho niho Imana yamuteguriye kugira ngo imurindireyo. Ndagira ngo nkubwire ngo ari muri Egiputa nta kibazo yagize. Ari muri Egiputa yakoze ibitangaza byo mu bwana bwe. Nimba mugira ngo wenda mufite gushidikanya, musome igitabo cyacu cyitwa inkuru zitavuzwe zo mu buzima bwa Yesu, urugendo rwose rwo kuva igihe Herode yamuhigaga, ubuzima yabayemo muri Egiputa, imirimo n'ibitangaza yakoze, urugo ku rugo yagiye acumbikamo. Ibyo byose byanditswe muri icyo gitabo, nanone bizabafasha cyane kubyumva. Reka rero tuvuge tuti uwo mugore nyine murabizi uko byagenze. Nubwo Satani atabashije kwivugana wa mwana wa Isiraheri akagaruka ahiga wa mugore ari we Isiraheri, Yohana yabonye ko Isiraheri ihungishirijwe mu butayu, aho yari ifite ahantu yiteguriwe n'Imana kugira ngo bamugaburire yo kumara iminsi 1260. Nanone rero ku ubusobanuro bwerekeza uyu mugore kuri Isiraheri, nanone mu gihe cy'imyaka 1000, mu gihe cy'imyaka 1000, iminsi 1260, ariyo myaka 3 n'igice ya nyuma y'umubabaro ukabije. Nanone hazaba hariho guhigwa kw'aba Isiraheri, bityo bazahungishwa n'Imana mu buryo butandukanye. Dufatiye kuri iki kigereranyo cy'ibyabaye kera, reka turebe mu ijuru habaho intambara. Mikayeli arwanana n'abamarayika be. Iyi ntambara ntituyitindaho, murayizi neza ko ari iyo ntambara Satani yirukanwemo mu ijuru. Mukaba muhita munabona yuko iki gice ari igice cy'amateka yabaye kera, kuko Satani ntazirukanwa mu ntambara mu gice cya kabiri cy'umubabaro ukabije. Already yamaze kwirukanwa. Mu iyerekwa rya Yohana rero nanone reka dusome 12:8. Satani yaratsinzwe nyine muri iyo ntambara yabereye mu ijuru, hanyuma arangije arirukanwa. Ndetse icyo kiyoka ariyo ya nzoka ya kera nticyongera kuboneka umwanya wacyo mu ijuru. Ndetse mu ijuru baranezerwa, baravuga ngo wajuwe namwe abaririmo mwishime, wasugushije ishyano, kuko Satani akumanukiye kandi azi ko afite igihe gitoya. Ariko baranezerwa ngo kuko umurezi wa bene data nanone ajugunywe mu isi, kandi bamuneshesheje amaraso y'umwana w'intama. Reka rero twongere twugere kuri 12 umurongo wa 13. Satani azabona ko Yesu yamucitse,
Satani azabona ko Yesu yamucitse. Nanone kandi nyuma yo guhungishirizwa muri Egiputa, muribuka cyane yuko nubwo Yesu yagarutse yongeye kumugerageza amusanze mu butayu, ibyo ntago byashyizwe, yakomeje kumurwanya kugeza ku rupfu rwe. Hanyuma kandi urupfu rwe rumaze kubaho, uwo mwana yatwawe ku Mana, atwarwa ku Mana. Itorero rero naryo Satani azabona yuko rimucitse, maze ahereko ahagurukire Isiraheri. Uyu murongo uhwanye n'uwa gatandatu, cyangwa se Isiraheri izahungishirizwa mu butayu nk'uko babuhungishijwe Farawo, cyangwa se nk'uko babuhungiyemo bava kwa Farawo. Nicyo twari dushatse kuvuga. Umugore rero yahawe amababa abiri nk'ay'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu. Abisiraheli bazahabwa ubufasha mvajuru, nicyo bishatse kuvuga, buzabahungisha ibi byago. Bazatatana bahungishwe ibi byago bizaba biri guterwa na Satani. Ni ukuvuga rero Satani nta gihe azicara. Uyu ni umurimo wa Satani wo mu gice cya 12. Ibice 12 umurongo wa 15, iki kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi kugira ngo amutembane. Ni ukuvuga ngo rero ikiyoka kizagira gutya mu gihe cy'igice cya 2 cy'umubabaro ukabije, aricyo Satani kiruke amazi ameze nk'uruzi. Ni ukuvuga gishake buryo cyatsembaho abantu Abisiraheli aho bazaba bari, abubaha Imana aho bazaba bari. Muri uko kuruka amazi wenda bizaba ari ibibazo, bizaba ari karengane, bizaba ari ibigeragezo, kuko iyo dusomye muri Yesaya 46 umurongo wa 7 kugeza ku wa 8 tubona yuko amazi bayageranya n'umugezi w'ingabo za gisirikare, mbese ari ibitero. Ni ukuvuga rero nubwo bizaba bimeze gutyo, ariko ngo isi izamutabara imiruruzi rwa cya kiyoka cyaciye. Isi izasamya akanwa kayo. Ni ukuvuga ngo ibi biba bishatse kuvuga iki? Mwibuke uko byagenze akarengane, urugero nka Yohana ari ku kirwa cy'i Patmos, ukuntu akarengane kasojwe. Ni ukuvuga ngo himyeho undi mwami, hanyuma Domisiyane yaravuyeho, uwimye ntiyakunda akarengane, ahita abirangiza, asaba yuko abari bose mu karengane basubira iwabo, abakristo bakongera guhabwa ukwishyira ukizana. Bityo Yohana ahita agaruka muri Efeso. Ibyo byose rero bivuga iki? Biravuga ngo Satani yari yarutse uruzi ngo rubatsembeho, ariko isi nayo, isi ihagarawe n'ubuyobozi bwayo, irasama imirurwo ruzi. Igihe Imana igutabaye binyuze muri politike, binyuze mu buyobozi bwite bwa leta, biba bivuze ngo warupfuye, ariko isi yasamura akanwa kayo, imira ibyari ibyo Satani yari yohereje kukwica. Nicyo hano rero Satani yakoze, yarutse uruzi rwinshi cyane, ariko Imana yasamura isi, ayo mazi irayamira. Nuko rero ikiyoka kirakarira wa mugore, kiragenda ngo kirwanya abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nuko ikiyoka rero gikomeza gahunda yacyo, kibonye yuko bariya bahishwe mu butayu, kiravuga kiti sindi bubure n'abasigaye, sindi bubure n'abandi bose bagikomeje inzira z'Uwiteka, ngo mbatsembeho mbatsotsobe. Nuko kibonye yuko kimwaye, urumva yuko kuba cyari kirutse uruzi ngo rumira abantu, kiteje intambara ngo abantu bicwe, hanyuma ntibicwe, ahubwo aho kugira ngo bicwe, isi kabatabara, isi kabagirira impuhwe. Muri ako gahe gatoya rero Satani azongera yikarakase, azongera yongera undi mujinya n'umuvuduko, ashakashake ukuntu yahiga abantu basigaye bitondera amategeko y'Imana. Hanyuma namara kubahiga rero, nibyo tugiye kubabwira mu gice cya 13. Azafata gahunda nshya, azaba afite imigambi mishya, azaba ashaka kubikora mu buryo bushya. Kubw'iyo mpamvu rero hazaba akwiye abandi bakozi. We ubwe biragaragara mu mateka yuko uhereye kera yararwanye, ariko kunesha kwe ntago kubona. Bityo rero mu gice cya 13 azavuga ati nk'ubu nzanye indi nyamaswa ikamfasha, byaba byiza. Nibwo azahamagara Antiktisto
Antikristo. Hanyuma yongera avuga ati ariko wahamagara n'indi nyamaswa nayo ikamfasha, ahamagara umuhanuzi w'ibinyoma. Gahunda ya Satani ni iyihe? Nuko kubera gutsindwa kwayo, Satani itekereza yuko itsindwa kubera yuko itafite ubutatu. None nayo izaba ishaka gukora ubutatu bwa gishitani, mu gihe kare kose muri iki gice cya 12 bigaragara ko iri gukora yonyine. Irashaka guhamagara inyamaswa ebyiri zo kuyifasha, bityo bagakora ubutatu bwa gishitani. Mbese ubutatu bwa gishitani buzanesha ubutatu bw'Imana? Reka turebere hamwe mu kanya cyangwa se ejo kuri muri video ikurikira ubwo Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma bazaba baje. Wari kumwe na missionnaire Kiza Benjamin, naho butaha tukubwira ko iki gitabo turagifite. Ukifuza watwandikira kuri nimero ziboneka muri description y'iyi video. Imana ibaha umugisha. Bye bye.